ruturuka kuri bucya butata rwa Tabaro nciye mu Buganza nganza amashuri nitwa ndakeza Nyakayonga ka Musare ndamukeje ndakeza Tende rya Ngombe wahimbye igisingizo cya Kanjogera aravuga ngo ni injonge ya Rutajomwa mu bakobwa wakuwe Nyiraruganzu Nyirarumaga niwe wazanye ibisigo manje kumukeza uri kumva kabisa ubwo nyeje Nyirarumaga nk'umugore nago ndasiga mitunga ya Rujugira yatwaye unyiko y'igituko ngiye kurekura mbona ararenga zatumbe pfiriya ntepo genda bizacamo sinavukiye kuvusha ko wavuze ko ndiga gukora ingwe kamanzi gashuti k'abakobwa aritatira gatera ababisha ubwoba nta tunaraterura ritera ingarasha Ozzy King Show paka last. Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza. It's your boy Ozzy King, the one and only. Ndoyinda basuhuje mbahani ikaze kuri Ozzy King TV. Show mpaka last. Show mpaka what? Musa, show mpaka last. Okay, uyu munsi twakiriye bizacamo bizigira bizihira urubuto rwaraturitse ruturuka kuri bucya butata rwa Tabaro nciye mu Buganza nganza amashuri nitwa Rusumba mitwe inkuba y'isonga narakotanye nitwara gitware mu ruhando rw'amahanga ngarutse gitore ntasitaye banyisime na gitero naje nyeza sogokuru bucya butata rwa Tabaro mu karenge katarengera ngo karengere mu burara naje nyeza petit frère uwo ni dutugu duto dukokora ingwe kamanzi gashuti k'abakobwa aritatira gatera ababisha ubwoba nta tunaraterura ritera ingarashaka gatatu mu gituza naje nyeza rwigema inkotanyi byahamya rwuhira misakura ku iteme rya gatuni habanjije zamareri ikomeretse zisigaye zayihazeho umugabi b'intwari zikubye zose naje nyeza rutikanga rwa mutiganda rutanga rutangiriye itamika b'imfura ya habimfura mu byano hakaba gatete gatera ababisha ubwoba naje nyeza rutajabukwa n'imitima ingamba z'imishimituku rwanyira imbere imana intwari inkotanyi yamenye imushinzo rugamba rukomya amaraso yitwa rwampingane nimukaraga ndeko yangana n'ababisha ku rugamba bo bahuye ararakara naje namuyana kanyantaba umugabo utera ababisha ubwobo wa Rutajomwo n'umushakamba naje abatura inyamisozi yarabagumiye yitwa Rugarama rwa Gikore n'igisebya cyo mutsindo naje uhamanya arakomereka aramwomora mwimabihirira n'abindika ihuru riturutse kwa Nyakamwe abo baje arabazira arabahakanije akatamuharishwa n'ibyuma barabyirukanye naje intwari garuka bahunga rukanga miheto w'igituza cy'umunihira kikabicyogere kuva kera bw'imbanaro bwa mitunga ya Rujugira furongo ya Sekarongoro gihana cyanze guhana u Rwanda naje nyiri saha hasiba isahinda kavuna sambwa siba ubukanda karasinego naje ndongo aho ya witwa naje se ko nkubajije ngo barubanze tubwire amazina y'ubwite ubundi rinde utayumvishe naba nahageze udahari uyu munsi ibintu biri bubere kuri Ozzy King ubu niyiziye bizacamo waje bizigira bizihira naje ubwo inzara ruzagayura yigize inziga badari bigitarama bati bizacamo dutabara ubwo ibishyimbo ndikwiza ibigoga nambara impumbya nde mu rugambi rirutse nyikurikiza imijugujugu y'ibijumba uyu munsi umuganza ndirenze umuntu irambaza rya Ngombe rya nyina wayibyaye naje mwene bizacamo kabisa uwo kwa bucya butata rwa Tabaro mwene nde mwene bucya butata rwa Tabaro ugakomeza ukagera kuri ubwo nitugera ku bukanda bw'umuryango ndakubwira ahubwo wowe urahari naje ahubwo ino tukurebera ugina baririmba n'indekwe umuhungu wamukotanya aho bigeze noneho ndayamanitse uretse kuba ndi kumwe n'umusizi umuhanzi mana umuntu udasanzwe nizere ko abantu bamubonye banamwakiriye bakurebe njyambwira abantu ngo baturebe batwishimire badukunde badusangize bagenzi babo banashyireho ibitekerezo byabo karame mu nka kandi urambe mu ngabo umva karamire kubona ibyiza kandi uramire Rwanda uyu munsi rero turi kumwe n'umusizi bita bizacamo kabisa bizacamo none turakwakiriye full uzi umamagaye bizacamo nkwitaba urugomero rw'amahoro bizacamo urugomero rw'amahoro ndashaka ikivuga umuhungu wa papa okay rero ibintu by'ubusizi byaje ryari wabitangiye ute wabyumvise mute kugira ngo noneho uvuga ati kuko ubu twinjiye mu mwanya w'ibibazo umwanya wo kuganira abantu bakumenye uretse kuba uri bizacamo mwene bucya butata rwa Tabaro nitwahirwa ariko agaturuka kuri bucya butata niwe musizi niwe nkunda kugarura n'isogokuru bucya butata okay mani ikinyarwanda kiri buze gukoresha rero unashiramo ukibwira abantu bucya butata ewana ni izina ry'umuntu cyane ni sogokuru wanje
bucya niwe butatu se ubundi nkomoko urukiryi. niho ukomoka. uti byaje gute rero? Byaje gute rero? Nyiri Gihenga burete mbere yo kujya kure, ikinyarwanda uri gukoresha ni ikinyarwanda tuzi cyangwa ni ukiri Gihenga? ni ikinyarwanda. Igihenga ni ahantu? Oya, Igihenga ni umwana ufite imyaka hagati y'itanu n'ingahe se. Okay, ukiri igisekeramwanzi mu kinyarwanda cyacu. Ubwo ndava ku Gihenga njye ku gisekeramwanzi, ndahera ku gisekeramwanzi ngere ku Gihenga, mbi igitambambuga natambanaga ibitabo. Uri igitambambuga watambanaga ibitabo? Wowe niwe wabaye igitambambuga bagitambana bitabo? Nabaye igitambana bitabo, ariko cyatambiraga mu mbuga. Okay. Ubwo aho ngaho rero ubwo ndenze kuba Igihenga nabaye igihangage. Nkajya nkunda ibintu by'ubusizi, burya na mwene Samusi uravukana isunzu. Inka ya Nkoronko ikagira inkomoko, bikomoka kuri sogokuru witwaga Tabaro. Tabaro mwene? Tabaro yahinda yandi mu rwango rwa Ntabuye, bigakomeza bikagera kuri Rwega rwegamiye ingoma. Uwo nawe akagira ubukanda kwa Serwega rwa Mututsi wa Gihanga Ngoma ijana, cya Kazi ka Kizira na Nyirarukangaga rwa Nyamigezi. Ku masha cyonse icyo ni ikivugo, ntago ari igisekuru. Oya, iki ni igisekuru. Noneho ubwo aho ngaho niho nabikora kuko byaje nyine uko watangiye urugendo rw'ubusizi. Yego, urugendo ni gutyo narutangiye, gusa nabimenye ntinze bro. Oya se kandi mbona ukiri muto. Kera nari ndi umuraperi nyine tu, ariko n'indirimbo nandikaga zikaba. Niba rero uri umuraperi, akenshi njye abantu banjye barabizi, iyo tuvuze ngo show mpaka last no guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma tugitanga show. Banza batema akaraperi, mbese rap yawe nyine y'umuraperi, kuko umuraperi ubundi aba ari umu MC. Uko twungikanya amagambo tuvuga egari ko iyo ari rapping. Banza dutemo rapping yawe, kandi tumaze kukubaza ikibazo cy'ukuntu byaje, tumenye ko byahereye ukiri igitambambuga utambana ibitabo kugeza uyu munsi. Navugaga ngo wenda urugero ibura piki RAP superaperi, gutwika party HIT no kurya inota peri, kunyeganyeza stage abana bose bagaca amarenga, gukora neza cyane nk'uko ubizi nta gihunga, kwaza stage utwara ipinda ubwana twarataye. Ni boro nk'izo nyine tu. Okay. Gusa nanditse indirimbo nyinshi zijyana muri poetry. Gusa naje kumenya ko ahubwo amagambo nakoreshaga muri hip hop ari ibisigara busizi nakoreshaga ntabizi. Ibisigara busizi? Bwa busizi bwanjye bwagumyemo imbere muri roho yanjye nyine. Wow. Okay, none umusizi turi kumwe uyu munsi bita Bizacamo, harya mbwiwe ni mwene de kujya wongeye nkongero, kuko ndi kumva kuvuga Bizacamo gusa bidahagije. Bizacamo bya Twahirwa bucya butata rwa Tabaro. Yandike ibyo bintu nkameze mbivuge bisi. Bizacamo bya Twahirwa wa bucya butata rwa Tabaro. Tabaro ni yahinda ya Tabaro yahinda ya Ntabuye wandi. Mwene Bizacamo mwene Twahirwa. Cyaho kwibariza ku myaka yawe ufite, iko bigaragara umaze kuba ingimbi, umaze kuba umusore nyine w'inkorokoro, bigaragara ko umaze gushika koko intarumikwa. Ndibaza kuki watinze kwerekana impano yawe no kugaragaza ibyo ushoboye. Gutinda burya Munyarwanda yaciye umugani ngo ntawe utinda adahambira. Ntawe utinda adahambira. Buriya nari ndi kota kandi notaga nitoza kugira ngo nazaterwa ntunguye. Icyo gihe nari mfite ibingegennye, nanjye nkagira uko mbigena mbyigera. Ubwo bazi ikinyarwanda icyo nagusize uretse no kunsiga. Ndaha ni Buganza kandi nari nzi ko turi i Gasabo, ariko ndi kumva aho ngeze wansize kure. Ubu hano turi ni mu Bwanacyambwe bw'Abongera. Cyo ndacyasigara. Noneho ubwo ngubwo gutinda nyine n'ibyo byose byari bimfashe, ndi no kwitegura kugira ngo nze. Nasanze igihe cya nyacyo cyo kuza ari iki ngiki. Ubu naje, nari mfashwe n'amashuri n'iki, ariko ubu nahugutse. Ubu waje? Naje Mbese icyitero cyawe cya ubu naje ni ukuvuga ngo nagusubira inyuma, ubu wajuje? Naje mugiye kumbona. Waje ute rero? Murambona. Waje ute? Tubwira uko waje. Naje nikwije, ibisigo ndabifite, mfite ibisigo 365 bro. Ibisigo 365? 365. Ufite ibisigo mbese umwaka? Buri munsi ngiye mvuga igisigo. Ufite ibisigo umwaka? Nirahira bucya butata rwa Tabaro. Mwene bucya butata bwa Tabaro. Dukomeje, ese muri famiye yawe aho ukomoka, aho
ukura mbese ubusizi, aho dukura ubuzima, aho dukesha kuba abantu ni ku basekuruza bacu, ni ku babyeyi bacu. Haba hari umwe muri famiye waba ubikomoraho gusiga uretse kubakomoraho amaraso? nakubwiye ubundi ubukanda bw'umuryango wacu turi abacurabwenge. Sogokuru witwa Tabaro, ujye wumva ukuntu nirahira bucya butata rwa Tabaro. Uwo Tabaro yahinda yandi mu rwango rwa Ntabuye, yari umusizi, yari umusizi w'ibwami, afite intebe ye, akaba n'umwisi, akavuga amacumu. Nabimenye ejo bundi ngiye mu bukwe hariya, ubwo namanukiye hariya ku muyumbu w'inka mu gicumbi gicumbikira abacunda. Ubwo ngera mu karenge katarengera ngo karengere mu Burara, niho twari twagiye gutaramira. Tugezeyo ubwo ni mu rukori rwunganira urukari, ubwo nageze muri karitsiye, mura n'umusaza arandeba ati Ruwandi ndi wa Twahirwa. Ati Twahirwa bucya butata? Bucya butata bwa Tabaro. Aravuga ngo mba ndoga umwami, ndakubonye nkubonamo Tabaro. Ubwo nahise naho ngaho bikomoka, inka ya Nkoronko igira inkomoko, iri sunzu naryambuye wose amusure Tabaro. Ubwo aho bikomoka twahumvishe ni mu gisekuruza, birasanzwe. Ubusizi ni ubwanyu hano muri kariyeri y'u Rwanda, muri industry nyarwanda, mu bisata by'imyidagaduro mu Rwanda. N'ubusizi ni abahe bantu ufata nk'icyitegererezo? Kuko uko byagenda kose, kuba warabayeho umuraperi, wamara kumenya uriwe inkomoko yawe ukavuga ati noneho kanjye mu bisigo no gusiga, bisobanuye ko hari abo ufata nk'icyitegererezo. Yes. Ni bantu ki, ni bande? Buriya ngo nawe utaka Nyagata gahambuye, nawe utaka Nyagata gahambuye. Naratoye. Waratojwe uratora? Naratoye, hari ibyo natoye manza kubihambura ndeba ikirimo imbere. Kandi ubuhake butavuye mu mbere buca ikirago. Ngiye kubanza mere mu myaka yashize manze ngira abo nkeza. Ndabanza gukeza asaga 1510. Ubwo Ruganzu Bwimba, Ruganzu Ndori yabundukaga avuye mu Karagwe k'Abahinda, yimeye mu gatsibo k'Imitoma, yahawe umugabekazi w'umutsindirano yitwa Nyirarumaga. Nyiraruganzu Nyirarumaga niwe wazanye ibisigo. Manje kumukeza. Uri kumva? Kabisa. Ubwo nyeje Nyirarumaga nk'umugore, nago ndasiga Mitunga ya Rujugira. Yatwara ingabo. Kandi sindi busige Robwa Nyiramateke yatabariye u Rwanda. Ndakeza nyogokuruza wabo uriya mukobwa wa Gihanga yitwaga nde, uyu nguyu Nyirarucyaba, yabaye nyirakuruza w'Abacyaba, nawe ndamukeje. Ubwo twagiye mu basizi, ndakeza Nyakayonga ka Musare. Ndakeza uwo ni umusizi uhari cyane, umusizi ni umusizi wo ku ngoma Nyakayonga ka Musare, yabayeho ku ngoma ya Cyilima Rujugiro ndakeka. Ndakeza Sekarama ka Mpumba, ndamukeje. Ndakeza Tende rya Ngombe wahimbye igisingizo cya Kanjogera, aravuga ngo ni Njonge ya Rutajomwa mu bakobwa, wakuwe ibwega akajyanwa Bunyiginyana n'inkotanyi cyane ya Rukayababisha. Ndakeza yanakoze ikindi gisigo ku ngoma wa undi asaga 1312 ku ngoma ya Cyilima Rugwe. Yakoze igisigo Mwendo yibye ingoma, ati Nyunga ya Mishenyi ikinyoma cyisha abagabo kenshi, ari kuvuga nyine ngo gifasha Mwendo ngabeshywa no kwirwa avuga ngo yibwe ingoma na mwibye wa Macyuriro, abeshyuzwa na Cenca. Uwo nawe ndamukeje. Cenca ariko ni umushinwa? Oya, yari umunyarwanda. Nzabigarukaho nje kuvuga amateka. Uwo yakubiswe umuhoro na Ruganzu Bwimba, ati ubwo bazaba bagiye guha ingoma Rugwe uzaba uhari ubihamye. Ibyo ntago ndabitindaho, gusa iyo ngoma yatwarwaga na Cyenge cya Nyakiza cya Mukobwa wa Ndobo. Ibyo ntago ndabitindaho. Ubwo ndacyari gukeza abasizi. Yego. Burya ngo umuntu ntashimwe uburere, ashimwe inkongoro yaresheje. Ngiye gukeza Junior Rumaga. Uriho umusizi uriho uyu munsi? Niho ngeze. Wabanje abahozeho, ubu ugeze ku bariho uyu munsi? Ngeze ku ndagiye. Okay. Ndakeza Rumaga yazanye modern poetry, nawe yakoze revolution mu busizi.
ndakeza umusizi Murekatete ni inshuti yanjye ndanamukunda cyane, we turaganira nyine ubona ko nyine agerageza kuganira kurusha abandi basizi bose. Rumaga ntabwo muganira? Rumaga ndamugarukaho gatoya ariko nawe namukeje. Yego. Gusa namukeje ko yazanye ubusizi buri moderne. Ukeza na Murekatete? Ndakeza Murekatete, ndakeza Tuyisenge Olivier, umusizi w'umuhanga cyane, intore byahamye. Ndakeza Badena mwene data. Ira Badena ndamukeje kabisa. Ira Badena dufitanye na gahunda yo kuzakorana ikiganiro cya Danje. Ni inshuti yanjye nawe ndamukeje. Ndakeza FG Deri, ndakeza Clone, ndakeza Kiane, ndakeza Okay, reka mbe nshukije. Okay. Gusa n'abandi bose ndabakeje. Kandi tukubajije abasizi ufata nk'icyitegererezo, ubwo kubakeza ni ukuvuga ati abangaba ndabarespectinga? Respect kabisa. Nangize kubakeza ni ukubaceza nyine urabaceza. Oya, gukeza umuntu ni ukumuha respect. Ni uguha umuntu icyubahiro. Yes. Okay. Noneho rero akenshi na kenshi iyo tuganira tuba tunagira ngo noneho be free. Ewan, abantu niba umaze gukeza abanyabisigo abahozeho n'abariho uyu munsi, turagira ngo nyine ujye unacishamo dukubite koko bya bisigo byawe, cya kinyarwanda cyawe uvuga ati aha ni iwanjye, shyiraho n'akadomo nkahagarara nkavuga ati ninjye musizi koko byahamye, nkaba umusizi mu bandi, mu bahozeho n'abariho n'abazaza. Kuri YouTube channel yanjye yitwa MC Bizacamo hariho ibisigo bibiri. Hariho ibisigo bibiri? Icya kabiri cyitwa Gyaramagara ni nacyo cyanzanye hano nonaha. Kabisa. Nicyo ndacukirizaho. Ariko ngiye guhera ku cyitwa Isi ya none, icyo nahereyeho. Okay. Mwaze ngukubitireho nyine to. Mbe Gihanga wahanze inka n'ingoma nyigi Nyarurando rwa Gasabo, tururago n'abatwibarutse ngo turagabo twibarutse, ruramba ingoma ibihumbi ruganze ruzira nimbo rw'agatimba mbarika. Rugira arangije ku Gihanga, Gihanga cy'ubuhanga cyita u Rwanda, ngo Rwanda nabarukunda burakeye vizi yiraje kandi biradogeye, rugira utewe ushoto ukuwe impandwe duha urukundo tuguha rubanda. Ingaruzwa muheto z'icyaha burakeye turagucuje nyitiriro turamukeje imujije urwijiji rujya mu byawe, bibi byaga imbwa zirabyona naka yambara amayomba ati mukazana magaturu, ibiryohera amatwi byigarika muto biramukenya muto naterwa inda na sebukwe ngo ni Isi ya none. Uvuye mu bakingisha Kibando kwa Karori bagurishije isambu n'ingarigara ubona Minervari, mwana wacu ujya ku ishuri ejo bundi dukiza ubushomeri. Ndorera gahungu ku ma street G-gangster no umutafu tag life ateri puff pocket pong nizo tafu yita tu pa ku kibaba mastaka bastaka bad boy pose baga swaga kama last man no murakara rika yasikankara rikora cemba magucingo life is a Gucci. Life za Gucci. Maze rero nkubwire gito cyanjye cyundi cyumvireho, nutumva nyo kuzumva mukaso, nudacyuri hene habona urahebe bankazo, nutabinzira igera ku nzozi zawe ntuzirwa urota, nutareka itabirika kubata uzitwa imbata, nudacinzira igoye ntuzagera ku cyo cyitwa Isi ya none. Nudacinzira ikomeye ntuzagera kubikomeye bro. Ya ariko mu Isi ya none bro hari ahantu turagukeza karame mu nkurambe. Ubu ngubu najerega muranyumva. Nukuri waje. Hari ahantu ngera mu Isi ya none. Isi ya none uri kuvuga? Mba ndi kuvuga ubuzima bw'uyu munsi, nicyo gisigo nende kuvuga. Isi ya none? Wavugaga nyine isi y'uyu munsi. Y'uyu munsi. Nani bagiye kukubwira ku mukobwa witwa Ange. Kandi nawe muvuga muri icyo gisigo. Yego. Reka ibyanje ariko ubu yitwa Ange akunda abangu bose asumbya Yesu, afite amasasu menshi ni umugeshi rikubita mu cyico ryitwa Nyashi, komando mu rukundo akunda kashi, niba utazifite ngo ba clash ni Isi ya none. Uwo Ange nyine nawe nyine tu nawe afite amasasu menshi rikubita mu cyico ryitwa Nyashi papa. Noneho uretse uwo Ange ni umusirikare ku giti cye, igihugu arwanira niwe ku giti cye original, afite amasasu menshi, ni umugeshi. Noneho hirya afite isasu rya Danje ryitwa Nyashi. Irya ryasisha abahungu bibindi ewana ngo niba noneho akunda kashi ariko nyine tu nyine ubwo kuba ari umugeshi agakoresha Nyashi abashaka kashi, utazifite ba clash bro. Utazifite ba clash uramukurashingira nta kintu wabona. So wow man, ibiboro byawe birimo ubwenge bwinshi ariko birimo n'imibare, birimo n'impanuro bro, birimo n'imibare myinshi. Birasaba ko umuntu abanza gushaka integral kugira ngo yumve icyo bashaka kuvuga. Kuko nkanjye urangiye kuvuga ati nose gangster niba ari umusirikare wa RDF ko bafite ama AK47 bafite ama RPG ararwanisha Nyasha. Kuko hari igisimba
hari igisimba mu byaro gifata inkoko bita rutegamwoyo, urakizi? mba ndora umwami ubwo icyo kiboro kiragenda kigatega ahantu nyine inkoko ikaza ikadomamo kikatagifunga kikayigurukana itanavuga cyane. none nawe afite nyasha atega abahungu. Ya okay, tujye ku gisigo cyakuzanye uyu munsi, ari nacyo gisigo nyamukuru turi kugira ngo dupremiyaringe, abantu bagikurikire, bagikunde, bajye kuri bizacamo bakirebe. Icyo turanagipininga uyu munsi kiraba kiri ku kiganiro cyacu, ubundi baze bakirebe banamenye ese noneho bizacamo ni muntu ki, ibyo ari gupresenta uyu munsi bimeze bite, ibiryoheye amatwi babisanga he ahandi hatari iwawe? Hari ahari so? Oya, nirahira umwami aha hari naho ntazi. Okay, twagiye ku gisigo cy'uyu munsi rero. Igisigo cy'uyu munsi cyitwa Giharamagara, reka manze nyivugeho gatoya. Manje gushimira n'ahantu wakuye inspiration kugira ngo uvuge tuvuye kuri uyu munsi kwisi ya none, ubwo ari bo uyu munsi tugeze kuri Giharamagara. N'ubundi umuntu nabisanisha nubwo naramenye icyo ushaka kutubwira muri Giharamagara, wa muntu warwanishaga amasasu ya si ya none, wa muntu twabonye wo mu isi ya none, igarurumva namara kuba agataro, mu kinyarwanda bavuga ngo baye agataro yorivu, ugize agataro yorivu. Sinumva nawe uri umusizi mukuru ahubwo, kandi urumva yuko uyu Giharamagara wacu ni wa wundi wagiye asayinda ibintu byose abisakuma abigira ibye. Si ugiye kutubwiraho se? Ni gutya ariko ukiyumviramo cyane mu kuntu undi Giharamagara nitujya mu mateka yari umuhungu wa Rwakagara Kagaga, yavukanaga na Kanjogera Injoge. Giharamagara ku ngoma ya Rwabugiri yashinjijwe kudatanga amakoro kwa se. Uwo Giharamagara rero niwe navuze, ariko njyewe uwo nagaragaje ni umuntu nyine ubuzima bwananiye, ahubwo ababyeyi be ntagire icyo abaha kubera ko ubuzima bwamunaniye byanze, abantu bakamubona bakamwita Giharamagara nyine, ngo uriya ni Giharamagara, ni Giharamagara gutyo nyine. Mbese yarihaze. Okay, twagiye na Giharamagara wawe. Inspiration buretse nari nakoje inspiration wawe. Manje gushimira umukobwa witwa Narada, ni mubyara wanjye. Narada ni umunyarwanda se? Ni umunyarwanda cyane umwarabu? Oya, Narada Parada. Narada ndamukeje niwe wambwiye ngo wahise tugakorana projet. Ndamubwira nti nta kibazo nzakubwira. Ndamubwira ngo hari igitekerezo mfite, ninjye wabimubwiye cyitwa Giharamagara. Anshakira chorus nasanisha niyo nuza. Ndamukeje ntago yakigaragayemo kubera impamvu runaka, ariko niwe wazanye igitekerezo. Shout kuri nanjye mfite igitekerezo rero, uko niba ari ibitekerezo bazana ariko gusa karame mu nka kandi urandomunga. Okay, twagiye tubwire inspiration aho mwayikuye rero kugira ngo ubone kugidupresenta, kuko twagusabye kugira ngo uve mu isi ya none uhite usunika ujyane ku gihangano cya kabiri ukite Giharamagara. Story biri inyuma na inspiration nyine icyagusunikirije gukora ikintu cyitwa Giharamagara. Icyabinsunikirije ni kwa kundi nyine ubuzima bukunanira bukagucanga, ubuzima bwakwanga. Okay, twagiye kuri Giharamagara. Mawe kanjenje wo mukanjogera nyirabasaruti mutahe dawe rugenera w'indera rwogana ntaho ngo mutahe. Niwanyangaga wabuze icyo unyihera nsiba kwiga nkajya guhinga, kandi mawe kwiyumanganya biranga nakubonye undirira sinzasubira. Nimbona ubuzima nzagaruka, nimbubura nzabireka, ndakora ndaguka singoheka gusa mawe udahangayika. Igihanga gitware gito mu barenge, igihenga gitore gitaba ibirenge, igihugu kitiyizi kiyita inkende, igihugu kitize gikinga kibanda, igihanga cyejo gikuwe rubanda, igihango narinze gihangutse ndeba. Nitwa bizacamo Giharamagara cyamurye mwimare wa nsina ngufi ya ndi mubanzi ba Rukanga bambe rwamuhakana gutwenga rutebeza agahinda ko nakanzira ubutindi bwa mafene wanezira izaza ryambara ubukeye. Amezi 9 mvutse mama ari mu rugendo, nabyo amarira nihanaguriye mu ndu, umutima uratera ugata urukundo, karibu turike maguru 8 atashye Nyagatovu. Ndatagangara nagangurira mukindorwe sinacira birarura ndarucira ndarumira. Imvura rukukumba shingwa izuba rukamya bishanga bimpuriye ku ruhanga ruhuru rirampururanye no mu kimoteri cyanyamaganye cy'inkuba twataramanye mirabyo we yanyirukanye kandi twababaranye. Kwirirwa bwo niriwe nubwo niriwe ubusa gusa iry'uyu munsi ndaribara ndiraye.
mbe munsi wira ndeba joro ryanjye ndandinda mugisha mingu kurenga nzira yanjye ndangenda rukundo nkunda ukabyanga ndota kumunga ndaha mu bufindo ndafindura ubuzima hagati yibuye n'inyundo urupfu n'umupfuma amarira agimbuka ujya imbere ndacunda yiko bagatindika agatenene ko se bitamatashye ndarota guhotora uruti ndi umutavu n'ubutindi bwiteguye urugamba buti nta moto riva mu batindi ubwo ndaye ngenda umuseke ureya ndayura byo sinariye nzigure dawe mu buhungiro nzindukira intambara impuzu ndambura imumbya ndambara umutana ndatamika umuheto ndatamika umuhigo ndambika ya birakomeza ata mvuga ni ibintu nk'ibyo nyine dushatse twanarekera ni ukuri uretse kuvuga ngo njye ikinyarwanda cyawe cyandenze kuko ushobora kuvuga amagambo 10 wumva mabiri mwana ufite ikinyarwanda kirenze ikindi nahise nibaza abanyarwanda tugenda dukunda ibisigo by'abantu cyangwa se umuntu akapopinga bitewe n'akantu kadasanzwe yakoze urugero iki gisigo cyawe ni cyiza Giharamagara ni cyiza pe kuko kinyibukije igisigo cy'umuntu bita Kivumbi King. Thank you so much my brother, thank you. Utandukanye n'abandi bantu, abantu benshi turabigarukaho mu kanya gatoya, ariko Kivumbi King ndagukeje papa, le patron de la capitale wowe ewana Lion Manzi kweri cyana sibyo kumwe n'iki kiboro cyawe cya Giharamagara man story zanyu ziri mbese zifite uburyohe budasanzwe zikora ku mutima ku buryo buri muntu wese uko waba uri kose igice cyo waba urimo cyose ingeri waba urimo yose umwana umukecuru umusaza ingimbi abapapa bamama man boro yabayumva kandi nziza byataye ikindi abantu bashaka kuyireba bashaka no kuyumva link twababwiye ngo iri hano muri description cyangwa se twayipininze muze kuyirebaho. Okay, dukomeze n'ikibazo. Abandi bajya kuri YouTube bandike Oya nta kibazo turagipininga barahita bakibona. Bizacamo nde? Ibra bizacamo Giharamagara barahita bakibona kuri. Ibra bizacamo. Igisigo kikitwa Giharamagara. Cyane. Okay. Buriya rero nge ndi wowe n'agasirino n'izina narihindura. Bikaba bizacamo Giharamagara uyu munsi. Bizacamo Giharamagara. Yego. Nubundi mu gisigo wabonye igisokuru na developye. Yego. Kabisa. Nubundi nitwa bizacamo Giharamagara. Cyamurye mwimara. Wandi mubanzi barukanga bambe rwamuhakana gutwenga warutebeza gahinda kanzira ubutinde bw'amafe wanezira izaza ryamba uri kumva ryambara ubukeye papa. Icyonzi cyo bakwitege. Oya naje bakwitege waje koko. Naje kabisa. Ikibazo cyanjye rero nanone twaje hano ngo tukubaze tunatere story tunaganira kabisa. Ikibazo rero kiragira giti akenshi abahanzi nyarwanda n'abantu bakora ibintu bya danje hano mu Rwanda batangira bafite intego runaka. Batangira nyine nta muntu utangira adafite intego bafite ibyo yifuza kugeraho. Ariko igihe kigeze ya ntego asa nk'umuntu wayibagiwe iyo amaze kugira niba yarateganyaga wenda kugira amafaranga agatangira kuyabona asa nk'umuntu wibagiwe kuko nawe nitatira ugatumurongo. Aha wahise ubyumva. Niba ubizi neza industry nyarwanda reka tuvuge ko ku muziki umuntu atangira imiziki yakora indirimbo nziza ariko hashira imyaka 3 amaze kumvikana ukayoberwa aho yagiye. Rero kubwiyo mpamvu niyo mpamvu tujye kukubaza ngo ese wowe ufite ihe nego ku busizi bwawe? Birenze mu mitagihe ndahera ahasaga mu mwaka w'1991 ubwo Gihanga yimaga ingoma. Hari umugabo waturutse mu Budahano bwishaza kwa Jene rya Rurenge yitwaga Mwungura. Arangije azana ingoma. Icyo gihe Gihanga yakoreshaga inyundo nyarushara yakoreshaga inyundo nyarushara hamwe n'iki nawe nyunganira. Gihanga yarara hari nahari. Gihanga arangije guhanga u Rwanda yakoreshaga urusengo nyamiringa n'inyundo nyarushara. Ubwo Gihanga yahangaga u Rwanda niko ari kumbaza. Je nari nyobe ibindi byo ushaka. Karame mu nkurambe mu. Yakoreshaga urusengo nyamiringa n'inyundo nyarushara. Icyo gihe ajya gushaka uwitwa Nyamususa mu Budahano bwishaza kwa Jene rya Rurenge. Bamuha umugabo witwaga Rubunga. Ageze mu Rwanda muzanira ingoma. Imyaka irashira Rubunga atagihari yaratabarutse. Baza kumwita Mwungura wunguye ingoma ubwiru. Babikora atagihari bro.
uwo ni Rubunga. Nanjye ndashaka ko igihe nzaba ntagihari cyangwa mpari byibuze abantu bazanyita bizacamo byacanye uruti mu gusiga ibisigo bisize ibirunge. Iyo niyo ntego yanjye kabisa. Bizacamo mu gusiga ibisigo bisize ibirunge. Bizacamo byacanye uruti, byahotoye uruti mu gusiga ibisigo bisize ibirunge. Bro, ewa ibyo ngibyo niyo ntego yanjye mfite kabisa. Yego. Cyaka kwitwa bizacamo, nyabizacamo, bizacamo bitari Rumaga, bizacamo bitari Lion Manzi, bizacamo njyewe. Nibyo nshaka kuko njya mpura na imbogamizi cyane. Wari wakomoje kuri Rumaga utumye mugarukaho. Nyine nawe urabizi urugendo kwa approaching abastari biragoye. No ampli muri industry nyarwanda. Nyeka nta muntu byagoye nkanjye bro. Ndi umuntu ucika intege nakabaye ntagikora n'ibisigo. Ariko urabona ndagerageza nkakubita inzu ibipfunsi, nkakora audio na video. Bro bino bintu birahenze urabizi. Rumaga namwe approaching inshuro nyinshi nyine nawe urabizi. Ako nyine hari jya abastari. Hagiye nyine abayumva, hagiye yumva ko nta kintu kirimo nyine. Akakwihorera nyine. Ariko nanone izindi mbogamizi abantu bose comments n'ubu ujye no mu comments kuri Giharamagara urasanga nta comment 5 warenga utabonye umuntu wanditse Rumaga. Bro birancalenginga. Umuntu wese amfata ngeranya na Rumaga. Umuntu wese agahita avuga ati bro ewana Rumaga sarabizi ko ari umuntu murenze, Rumaga sarabizi ko ari umuntu ukora nkawe, Rumaga arabizi se kuri muri umuna we. Gutyo nyine abantu bose bakavuga Rumaga. Bikancalenginga ngewe bigatuma mwa approachinga kugira ngo mukorane. Cyangwa se n'inyunganizi bro nta mafaranga nyeneye nta kintu inyunganizi n'uburyo ikibuga kimeze. Umuntu wagutanze mu kibuga byanze bikunze abafite. Ariko nyine abantu babimenye ngomba kuza nk'umusizi nkanjye bitari Rumaga. Kuko nago wajya muri gare ngo usange harimo agence imwe, usange hari ubwoko bumwe bw'imodoka oya. Tuba tugomba kugira ibintu byinshi ahubwo twe tukajya amahitamo yacu. Umukororombyo uberwa n'amabara menshi. Sibyo? N'ishyamba ntago habamo inyamaswa imwe. Yego habamo umwami w'ishyamba ariko niba umwami w'ishyamba ari intare haba harimo urukwavu narwo rufite maje zarwo haba harimo n'imbeba. Haba harimo n'imbeba. Bro haba harimo n'inkende. Haba harimo n'inzovu iremereye papa. Nyine umuntu akazagenda akunda ibintu uko bigiye bitandukanye. Umuntu akunde Rumaga ibyo akora nanjye akunda ibyo nkora nangereranye na Rumaga nyine. Okay, noneho mu gihe nk'icyo ngicyo iyo ubonye abantu bawe bari kukugereranya na Rumaga, iyo ubonye abantu bawe bakubwira ko ukora nka Rumaga, iyo ubonye abantu mbese ubona target zaba ari kuri Rumaga, ubyakira ute, ubigenza ute? Amplis ukanagerekaho ko wagize ngo mu treating umwegere anakugire buri inama cyangwa se agira ibyo gufasha mu bikorwa. Nyine ubyakira ute noneho kubona abantu basa nk'abagusunikiriza kuri Rumaga kandi uzi ko Rumaga adashobotse kuri wowe? Ntagakunda ngo nagashobotse. Okadakunze. Atabyemeyeho. Atabonetse nta kibazo. Naho bahuze biri by'inyuma ntazi uko biba byagenze, byaba rukomasingwe, byaba nyirature, byaba rukukumbashingwe cyangwa rukamya bishanga. Nago ngewe mbizi. Ariko ngewe abantu bangereranyije na Rumaga manza kwishima nyine tu. Nishima. Ukabona ko byibuze ibintu byawe aho bigeze hari icyo. Nanone nyuma umutima ugatera ugatekereza. Why not ntaba bizacamo kuki Rumaga ari kugaruka cyane nyine tu. Okay. Numva harimo akantu nyine tu. That's why navuze ngo ngiye gukotana cyane, ngiye kurara inkera nzihanganira inyuru. Ariko nkotane cyane. Nzitwara gitwara nzagaruka gitore ndabizi muzanyitime na gitera. Nirahira bucya butata rwa Tabaro ngiye kuzi mu bintu mbijemo izina bizacamo bigomba kumvikana ku ruhando rw'amahanga kabisa. Ku busizi bwawe nyarwanda ugasiga abantu bakavuga ati cyazi mba ndicumi. None nkibaza ngo hano mu Rwanda nyine abasizi bamaze kugaragara harimo wavuze Rumaga, Irabadena nawe arahari. Irabadena ko nambwiye ni inshuti yawe, kuki Irabadena utamutreatinga cyangwa se utavuga mu kugirane collaboration? We turanapanga dufitanye n'ama projet menshi cyane twagiye twandika.
uretse ko igihe cyo kuyashyira kuri Ruhangwa mbona kitari cyagera, turacyari mu bugororangingo, ariko we nta kibazo nyine tu. Okay, niki wavuga kuri Irabadena atandukaniyeho na Rumaga cyangwa se Rumaga atandukaniyeho na Irabadena? Kuko buri wese mu busizi bwe ni mwiza, nawe ku ruhande rwawe uri mwiza kuri bo, ariko niki batandukanyirizaho? Uvuga ati wenda Irabadena ni mwiza kuri uruhande na Rumaga ni mwiza kuri uruhande. Irabadena mushimira iki, Rumaga mugayira iki? Ubashimuna bagayira. Mbashime mu byo bakora, mbashime mu byo bakora no mu ruhando rwanyu, mbese mu gisata cyanyu. Ngiye kubashima mu busizi ngira uko mbagaragaza. Irabadena mu myandikire ye akunda kwibanda ku isubirajwi, ukuntu agashima nyine tu. Agashimaho ukuntu kwisubirajwi. Rumaga we yibanda ku kinyarwanda cyane, noneho yarangiza agakubita umwotso aharyana, ukuntu hari ukuntu nyine hari ahageza nyine cyane. Yego. Ariko Irabadena nawe ni umuhanga kabisa, musaza, yandika neza. None ikindi kintu namubonyeho, akora cyane nyine tu. Akora projet nyinshi mu gihe gito. Ariko Rumaga ashyiramo distance somehow, asigamo umwanya mbese. Kabisa. Nta batandukaniye. Ubwo mbese icyo kubagayaho ni ikihe? Kuko cyo nicyo kubashima. Use mbivuge gutera, mvuge ko indi babyara ari imwe se? Oya, akenshi nyine umuntu hari ukuntu abahuze nyine tu, hari ukuntu abahuze. Buriya nanjye hari igihe hari abantu banyaprocinga ntibambone, bakagira ngo ndiyemera, kandi nawe ndi bucireho iteka. Seko nta n'undi bucire akaruru utega, kuko uko nagiye mbashaka ntago nababonye, ariko n'ubundi ubuzima niko bumeze, ntago ibyo ushaka byose ubibona. Rero ntawe ndi bucireho iteka, nzanyura mu nzira yanjye. Okay, rero ubundi twebwe nkuko nabikubwiye kuri Oze King TV tugira siroga ivuga ngo show mpaka last, ariko none show mpaka last buriya mu kinyarwanda ni ugutanga show cyangwa se kubaha ibintu byadanje guhera dutangiye kugeza dusoje. Mu kinyarwanda ni ugutarama agati kagaturika kandi kagashibuka. Umva bari icyo kinyarwanda ni icyo ngicyo navugaga. Gutarama agati kagaturika kandi kagashibuka, byaba ngombwa kakamera. Okay, gutarama agati kagashibuka byaba ngombwa kakamera. Kandi kagashayaya bagashayaya, bashagirira bagashagirira, bakanimba bakanyemera, bakagwa mu nka. Ariko nakubwiye ko ndi umuhemusi bro mu bintu by'ubukwe. Ntago bimbwiye. Nirahira bucya butata rwatabaro, ndatarama agati kagaturika kandi kakamera. Uri umusangiza w'amagambo mu bukwe cyangwa uri umutahira? Hose aho hose nkubitayo. Ndi umusangiza w'amagambo mwiza, that's why wumvishe nkubwira ko nitwa MC bizacamo. Buriya igitaramo ntarimo cyicwa n'irungu. Igitaramo oya nanjye bibonye. Nanjye utazi irungu rye ryanyishe. Aho wazi ubu ngubu umeze neza. Okay. Kubw'iyo mpamvu rero nkuko nabikubwiye ni show mpaka last, ariko nanone tugira umwanya wo kuvuga ngo tumotivating abandi bana. Igisa turimo bitewe naho waturutse kugeza uyu munsi, n'ibyakudindije, naho wakubise bikoroha, bisobanuye ko ari cyo wabwira abantu bakiri munsi yawe cyangwa se n'abari imbere yawe wabahanura. Numva ngo igi ryahanuye inyoni. Ndabanza mbigiri hanura inyoni. Okay, banza ubigiri hanura inyoni, nurangiza ube n'inyoni uhanura igi, kugira ngo abari inyuma nabo bagire impanuro bagukuraho, bagire na consistency yo kudacika intege. Inama wagira abantu rero, abo bantu impande zombi, abakuruta n'aburuta. Kabyaro byagije amariza, ziribiza n'ibizazane. Ndasubiza ngo iki? Ndasubiza ngo kabyaro byagije amariza. Kabyaro byagije amariza. Ahubwo rero abantu mbwira uko ndaza nikiriza. Ninkubwira ngo kabyaro byagije amariza, ugira uko unyikiriza bitewe nuko ubishaka. Nawe ushobora kumbwira ngo bakure yibiza cyangwa nawe bakure yibiza, bakure y'icyago. Nyiraturasibe kugutera biziba nzira, ugira ubugiri bugira ubugingo. Twagiye. Ngiye kubanza mbigi. Ugiye kubanza ubigi uhanure inyoni. Ubwo ugiye kubanza guhanura cyangwa se guhiriza. Ngiye kubwira bari abastari bariya bagezeyo mbere. Aha bari abitwa ko bafite aho bageze. Ngiye kubanza mbabwire. Buriya ndagaruka kuri wa mugani, ntuzatakanyaga utagahambuye. Ntuzatakanyaga utagahambuye. Ntuzate akanyaga utagahambuye. Ntuzatagapfunyika utagahambuye ngo urebe ikirimo. Guma guma. Umuntu naguhamagara ujye umwitaba. Nunamwitaba
ntuhite umukupa nyine oya arakwitaba n'ubundi alo nitwa bizacamo gutya na gutya ndi umusizi atagukupa ya ibyo bintu bibabaza umwana ufite inyota yo kuzamuka biramubabaza akakurakarira yanakureba gutya kuri kamera akumva arabyimbye ku mutima njye byanteye umujinya mwiza bintera ishyaka ryo gukora cyane ariko ntago abantu bose bameze ariko nkawe narababaye oya ntago ari rumaga ndi kuvuga oya ntago ndi kuvuga ntago abantu bose bameze nkawe ko oya shana umuntu wese acika kugira umujinya mwiza abantu babihorana nyine babandi bato hari abahita bavuga ati ndajugunye rero hari n'uwumva waparika imodoka ahantu akajyana imisumari akayigutega ubwo bivuze kandi nyine uhita wumva ko uwo muntu niba akubwiye ko ari kuzamuka nta kintu kirimo ari hasi kandi hari igihe afite n'impano hari ibyo yakwandika wowe utakwandika uri kumva bivuze ngo hari itandukaniro abakuru kuri mwe abafite aho bageze nibabaho umwanya babatega amatwi batega amatwi bano bana bari kuzamuka kabisa okay icyo nicyo navuga cyonyine noneho ubwo ugiye guhanura cyangwa se ugiye guhanura barumuna bawe inama wabaha ngiye kubaha inama ivuga ngo na gato karakura ziriya ziri kubika guhanura zahereye ku magi uretse mpite mbikubwira neza tuvukana igihorihori kibimbye iyo dukuze kiba igitwarira tuvukana ahantu horoshye iyo dukuze niho twikorerera igitwarira noneho umuntu iyo agiye gusesa uruhara ruba rwarahereye ku masoso nk'ayo yawe rwaje uri kumva inka itangira ari imwe inka imwe bayita inturukure inturukure inzoga imwe niyo yitwa itubye yego uri kumva noneho amashyi atagira impundu akitwa impuha haranira gukora cyane ya mashyi yatangiye ari amashyi gusa y'impuha nyuma nukora cyane bikagaragara azazana n'impundu ya nka yaje rimwe ikitwa inturukure izabyara amashyi n'amagana ijye no mu mahe bibe n'isanzu umuntu wenyine watunze isanzu mu Rwanda yitwaga Bisangwa bya Rugombi turi mwene bigombi turi binego bya Kajumba karame mu burambe ase undi wese numva uri umusizi uri kumva naho narindi gukubita umwotsi wowe kora cyane wirinde gucika intege pe mbese nagume mu murongo arimo kandi akore abishyizeho umutima ejo n'ejo bundi ukashyiraho ibuye rimwe yongeraho irindi bizageraho bigwire bicemo bizacamo kabisa rero dusoza gira ikintu ubwira abantu bawe ubwira n'abagukurikiye abantu bawe n'aba Oze King TV ubu ngubu babaye umwe kuko abagukunda baraza kureba ibyanjye n'abankunda barajya kureba ibyawe rero gira ikintu bisabira gira ikintu babwira ikindi babwira nabo bagusanga unabasezera ku gisigo cya danje ugiye ko bomora urakoze cyane Rwasa Muheto iyo nawe urashirasiweho nkwita icyusa ariko ngende papa w'icyusa kineza nibisanzwe karame mu nkaho buri kandi biragaragara uri icyusa cy'umusore nawe ntago wasomeje umugezi umushogoro urabona ko amatama yawe atemba itoto ry'amata ndarambutse ndi umusore ikintu ndabwira abakunzi ba Oze TV show Oze King TV Oze King TV le patron de la capitale kabisa ndababwira nti n'abakunzi banje ibura bizacamo ndababwira nti mukomeze mudushyigikire ntago tuzarwabira mu kubaha ibyo dufite niduseruka uko tureshya ntimuzatugaye ikintu nge nabisabira ni uko mu bufasha bwose bushoboka ari ukujya kuri YouTube channel yanjye mukareba kudufasha nyine nk'uko bikwiriye ibindi Imana iduhana umugisha rero ubasezera nyine gira akantu bakubitamo ko kubasezera kandi ko bita bonfire akantu gatuma abantu bavuga ngo second part turashaka ikiganiro cya kabiri turagishaka Oze kagira ngo ndimwe muri se oya nta kibazo nitwa bizacamo bizigira bizihira igitaramo ntarimo cyicwa n'irungu
ariko kumundeba ndi nkora bikina nigeze gukubita umugabo umugore aramubona ati bizaca munyiciye umugabo ni nta mugabo wagiraga wicwa n'akanyafutu nyabanwa nazatabarira u Rwanda aturanyuriye wa kagabo nisinda akagabo ndi ikigabo ndahamye ndakwiye ndi icyogere ndi ishyaka muma ati wagahungu we nisinda agahungu ndo muhongo ndo muhanga abahanga badatinda kubona muha aturi gato nindi gato ariko ntacyo ndivuba ndi bushari ndadwinga nibahandura nje nshakaje ibyuma barandasaba gasusumira mu mahwa ndinga ati kivugo cyawe nindi bizacamo bizigira bizihira ruti batinya n'ubuto ruturuka kuri bucya butata rwatabara umuganza waganje amashuri rusumba mitwe inkuba y'isonga mbona buzi cyakoraza namakuza n'isuri nindakurasa wisenye ati ndazana ingabo y'ibyuma nkaba wisuriye ibyago muri ibi byumwe ati ndazana y'urutare niruti batinya ndaruturaguritse aratitira aratutubikana ati ndazana inkota basogota nturatuma ngusogongeza ku kivu ndapfura ntikwiza ngejeje mu nkiko y'igitugu ngiye kurekura mbona ararenga zatumbe pfiriya nepo byanda bizacamo sinavukiye kuvusha ko wavuze ko ndi gato nk'uburahunga iki bizacamo ndi gato ariko ntacyo ndi ntare ndatonoma ishyamba rikanyu ndi ntare y'umugara ndi ingwe yakara ndi gituza cy'umunihira ndi rutajabukwa n'imitima ingamba zimishime tuko rwanyira imbirima nka bintwari nibyo ngibyo yamani. Okay, murakoze cyane gukurikira Oze King TV ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka ciao ciao kandi twishimiye kukwakira bizacamo boom fire.